Well, it's not really a secret. I mean, you got to be a businessman first. You know, this is a music business. I just took back rock and roll where it come from. Rock and roll will not exist without the blues. And who brought the blues to this country? The African slaves. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de je t'aime, c'est de l'inspiration, c'est des gros sons que j'apprécie. Umuco wa kera ibi byose nubwo byabaga abantu barahuraga bagatarama. Muraho tubifurije ikaze mu kiganiro Ijambo. Hashize igihe nkoranye ikiganiro n'umuhanzi nyarwanda abenshi muri mwe muzi. Icyo gihe nkaba naragize akabazo kitakaza ryamwe mu majwi. Nkaba nabashije kubona amajwi yose y'iki kiganiro nagiranye na Phocas Fashaho. Icyo gihe nibwo yaragishyira hanze indirimbo ye iherutse. Twaganiriye birambuye ku mateka ye ndetse n'ay'ubuhanzi bwe. Reka rero mbareke mwiyumvire ibyo yadutangarije. Phocas Fashaho muraho tubifurije ikaze mu kiganiro cyacu. Ikibazo cya mbere nagira ngo mbabaze, twari twarababuze ntabwo twari tukibumva. Ni byiza turabona naritebeje ariko nko mu byumweru bingahe bishize mu mezi angahe ashize narongeye ndagaruka kubera ko igitekerezo cyo kongera gukora umuziki cyanjemo, noneho nkora indirimbo nshyashya yitwa ndiho ntariho. Mbere yuko tuyigarukaho ariko reka tubanze tugaruke ku myaka yashize. Tubazi cyane mu ndirimbo yanyu Ishiraniro ndetse n'indirimbo yitwa Agatako. Birumvikana ko mufite n'izindi ariko generation yo mu bihe bya kera ndetse n'iya nyuma ya 94 aho indirimbo yanyu cyane Ishiraniro yacaga en boucle kuri televiziyo y'u Rwanda, niho abantu benshi bari babazi. Mwatubwira muri make uburyo mwatangiye guhanga, mwatangiye ryari ubuhanzi mu ntangiriro zanyu? Guhanga mbishyizeho umutima nshaka no kubikora no gukora indirimbo ushobora kumvisha abantu cyangwa ushobora no gushyira kuri radio n'abandi bakazicuranga mu bitaramo. Nabitangiye ndi umugabo mukuru, nari umusore, nari mfite muri za 24 25 gutyo. Ndangije kwiga, ndangije lisansi muri kaminuza. Ntabwo ari natangiye kera kubera ko urabona mu Rwanda nta shuri ry'umuziki ryabagaho icyo gihe wagomba kwiga ibintu no waba ushaka umuziki ukazawukora nyuma cyangwa ukajya ubangikanya ubishoboye. Ni ukuvuga ko umuntu awutangira ntabwo byari ibintu bibatunze, byari ibintu byo kwishimisha. Ibintu byo kubikora kubera ko ubikunda gusa, kuko ubundi nta nyungu z'amafaranga zabagamo mu gihe cyacu, nta cyabagamo. Ariko tugarutse muri kiriya gihe nanone ntegura iki kiganiro naganiraga n'inshuti yanjye mubwira ko turi buganire namwe. Ubwo twaganiraga arambwira ati icyo nkundira kiriya gihe nuko instrument bari bafite, ntibari bafite ibikoresho bikomeye ariko bari bafite amagambo yuzuza ibyaburaga ugereranyije na generation y'ubu. Ni gute wasobanura ubuke bw'ibikoresho mwari mufite ku rundi ruhande ugasanga indirimbo zanyu zicyumvwa kandi zigikunzwe? Muri kiriya gihe ahari menya ari wo muco nasanze abari nabo bariho ntangira kuririmba. Kiriya gihe twikoreraga ibintu byose, wihimbiraga amagambo, ukihimbira n'intuza na melody. Noneho ukavuga uti nihimbira amagambo ngomba guhimba amagambo mazima abantu batazanyumva ndimo kuririmba ngo mama wararaye cyangwa amahoro meza, za ndirimbo zo mu bukwe zo mu giturage. None bigatuma rero ushaka amagambo yenda kuba mazima. Hanyuma rero hakiyongeraho nuko icyo gihe twari tutaragira indimi nyinshi zivangavanze nk'uko ngubu bimeze. Turaza kubigarukaho mu kanya. Icyo gihe abenshi twavugaga ikinyarwanda muri make. N'ikinyarwanda mwakoreshaga ni bake bumva sensi y'amagambo mwakoreshaga, cyane
nge iyo nzi ni Ishiraniro hari naho ugera ukumva amagambo mwakoreshaga azimije bitewe n'urusobe rw'ikinyarwanda mukoresha. Sinzi niba hari abantu bababajije bitewe n'amagambo batasobanukirwaga cyane cyane mu rungano rw'ubu ngubu. Uziko nta muntu wigeze ambaza amagambo navugaga icyo asobanura cyangwa icyo ari cyo, ariko ubu nta abantu batarashoboye no kuyumva, ntabwo ari bwo bushake nari nabona ashaka kuyakora ku buryo batayumva, kandi nabo naragerageje ku buryo ijambo nashyizemo wenda navuga ko ryenda gukomera ni imiturirwa. Imiturirwa itatse uruyange, donc uruyange ubundi uruyange ni ururabo rw'amashaza, abaza amashaza ubundi aba ari umweru, ururabo rw'amashaza aba ari umweru. So imiturirwa itatse uruyange ni imiturirwa y'umweru, kuko niyo ubona kure nko mu birometero na 20 hameze neza ushobora kuyibona. Reka tugaruke rero kuri sujet z'indirimbo zanyu. Muri interview muheruka kugira mwavuze ko mwibanda cyane ku rukundo ndetse na fait za societe. Nukubera iki mwahisemo izi sujet? Impamvu nuko nibyo biboneka cyane. Ndashaka kuvuga nibyo ushobora kubona ibyo uvugaho byinshi kandi utisubiyemo kenshi. Kandi n'ibintu burya abandi biba no ku bandi, mbega uba wivugira wenda ariko unavugira n'abandi benshi. Urukundo rero nicyo kintu duhuriraho burya twese urebye, ari urwakunze, ari urwagenze nabi, ari urimo gucumbagira, ibyo byose turabisangiye. Iyo uririmba ikintu nk'icyo ngicyo abantu benshi bahita biyumvamo, noneho indirimbo bakayikundira icyo uriya muntu arimo aramvugira ibintu. Namwe utwo tubazo tundi rero tw'ubuzima dusanzwe, kuba ujya kudemara imodoka ugasanga nta essence uheruka gushyiramo cyangwa utundi tuntu ngutwo, natwo tuduhuriraho ari twinshi ku buryo yuko aririmbye umuntu avuga uzi ko ari byo. Mwari mwaranabuze rero muri circuit ntabwo abantu twari tukibumva, hari hashize imyaka myinshi cyane, ngira ngo nyuma y'indirimbo kuva mu mbere ya 94 nyuma yaho ntabwo ngira ngo mwigize kuririmba, ndabivugira muhari kugira ngo wenda muze no kunkosora. Kuki mwamaze icyo gihe mutaririmba cyangwa se tutabumva mu buhanzi? Impamvu zabaye nyinshi, ariko ingenzi navuga nuko urumva kuva icyo gihe guhera mu kwezi kwa 1995 nari hanze y'u Rwanda, nabaga muri Amerika ndi umunyeshuri, hanyuma nza kubona n'akazi ku Ijwi rya Amerika, ntangira ubundi buzima, ndarongora, ndabyara, ndarera, nuko mpera muri ibyo bintu byo kubaho no gushakisha ubuzima, mbura akanya. Ariko hakongeraho nuko ndanasaga nkaho nacitse intege gatoya, kubera ko urabona biriya byo mu Rwanda biba muri 1994 nandi muri studio ndimo gutegura album yanjye, kuko byabaye nari ntagiye kumenyekana pe. Kigaye mitano hose bakavuga bati Phocas bite indirimbo zawe tuzazibona he, uza kasete yawe, album yawe ni ryari cyane. So nari maze kubona amafaranga ndi muri studio ndimo bikora, biriya bibaye byose ndabihomba, birabura byose biburiramo. Noneho mva no mu gihugu jya gukomeza ibintu, nabaye nko icyo bita guturuna la page, nabaye nkaho rwose minduye 100%, ndavuga nti biriya bintu ntabwo ari ibyanjye, reka mbyihorere cyane. Hagati aho rero uragaruka rero, niki cyatumye ugaruka noneho muri muzika? Niki cyatumye ufata igitekerezo cyo kuvuga tuti reka nongere noneho mfate n'uburinganzo nongere mpange? Kugaruka ahanini mbikesha uriya musore witwa Daddy Casanova. Ntabwo nzi niba ari umusore cyangwa niba ari umugabo, ariko mbona ari nk'umusore. Ni umusore. Yasubiyemo indirimbo yanjye yitwa Ishiraniro. Nk'uko babivugaga nanjye bari bayikunze icyo gihe muri za 94 na nyuma yaho.
noneho iyo nawe ayisubiyemo barayikunda cyane pe ndavuga nti ariko wambaye hari ahantu ashobora kuba harimo akantu ko abantu bari bakinkunda kandi ko ibyo agomba gukora nawe birangije kuki noneho ntakongera baririmba na za ndirimbo ntashoboye gukora na album ntashoboye gukora wenda nkazaba nayikora. mwayumvise mwayakiriye mute iyi ndirimbo? Ntabwo twa ku giti cyanyu ko abantu bose remix ya Ishiraniro ya Daddy Casanova abantu ngira ngo barayikunze, ku ruhande rwanyu mwayumvise mutugereranyije niyo mwiririmbiye mwebwe? Nge narayikunze cyane kubera ko son yayo sound ukuntu ivuga byonyine byari gutuma nyikunda cyane. Naranabimubwiye nababwiye nti wewe bagire twe ya ndirimbo ari yanjye ko nshobora kuyikundira ko ari yanjye. Niba ndirimbo nziza tu uyitegereze gusa cyane. Hagati aho rero ariko hari raporo mufite no mu Rwanda niye, kubera ko ngira ngo base y'abafana banyu babakunda bari mu Rwanda, abanyarwanda benshi bumva indirimbo zanyu. Niba mwubuye inganzo hari retour muteganya mukavuga muti nshobora kuzasubirayo gutaramira abanyarwanda kugira ngo nongere mbageze ibihangano byanjye? Byose nta kidashoboka. mbonye uburyo cyangwa se nkabona umuntu umbwira ati ngwino natwe ducurangire, ngewe nagenda. Nta kibazo mfite nagenda kuko ndabizi ko niho bari kandi niho banyumva, ni nabo bakomeza kunshyigikira no kuntera akanyabugabo babwira bati komereza aho ngaho ibintu byawe bimeze neza, wicika intege, komeza. Numva rero nsa nkaho mbari mideni urebye, ariko ntawamenya buriya bizaza, ni ibintu bishoboka cyane. Muri repertoire zanyu se mufite indirimbo zingana gute? Kubera ko abenshi justement murumva mufite indirimbo mwahagaritse muva mu Rwanda, hari n'izindi wenda mushobora kuba mufite abantu batari bazi. Repertoire yanyu y'indirimbo mufite kugeza ubinganite? Indirimbo zindi mu mutwe ntabwo nakubwira umubare wazo ni nyinshi, ariko izamaze navuga zimaze kurangira uko nzitekereza zishobora kuzura album zirajya nko kuri 14 cyangwa 15. Ariko nshyizemo na ziriya za kera za Gatako na za Ishiraniro. Donc nukuvuga ko mu minsi iri imbere dushobora guteganya cyangwa se dutegereje album yindi mugiye gusohora noneho ya mbere? Ngenda biteganya mu mutwe wanjye harimo ko yagombye kuba yasohotse nko muri iki gihe mu mwaka utaha. Bigenze uko mbitekereza. Hagati aho rero reka tugaruke, urebye style y'ubuhanzi bwanyu n'uburyo umuntu ababona, mufite mouvement en fait n'uburyo mu byina, biragaragara ko ndabigereranya na clip y'indirimbo yanyu ku Ishiraniro. Muri abantu mwari muri branché mu mvugo y'abantu ubu ngubu bari bazi icyo bakora, bari bazi ubuhanzi bari bagezweho. Mufite rero uburyo cyangwa se mufite uburyo mureba ubuhanzi bw'ubu ngubu, ndagira ngo tugire icyo tuganiraho cyane ku bahanzi b'ubu ngubu cyane bo mu Rwanda. Iyo urebye parcours mwagize mukareba n'ubuhanzi uburyo buzamuka ubu ngubu mu Rwanda n'uburyo bukorwa ubu ngubu, nihe vision mufite cyane ku bahanzi bo mu Rwanda muri iki gihe? Ngewe mbona baransize cyane, ahubwo wambwira ishuri bajyamo nanjye nkarijyamo. Ahantu bageze ni kure pe, kuko simvuga kure kubi, ndavuga ahantu bageze ni kure kwiza. Kuko iyo urebye nk'ama video bakora uravuga uti iriya video yakorewe he, ugira ngo ni video yakorewe Hollywood, California cyangwa ahandi hantu nk'aho ngaho. Donc ubuhanga technique barabufite. Iyo wumvishe n'indirimbo zabo ukuntu zivuga n'ukuntu zisona, ugereranije n'ibyo twebwe twakoraga igihe muri za 90, nk'ibigereranije Ishiraniro yanjye na Ishiraniro ya Casanova, usanga ntaho bihuriye rwose, ari nk'ijoro n'amanywa niko mvuga. Ariko si cyane kubera ko mwari mufite umwimerere, ngira ngo no kugira ngo abana basabe kuyikora, ngira ngo nuko ngira ngo yayikunze cyane. Muricisha bugufi cyane kandi ngira ngo mwari sinzi nabyo nibyo, ariko mvuga ko yonza kugira
ibikoresho nk'ibyo bafite ubu ngubu iyo mbigira icyo gihe muri za 90 cyangwa nkagira ubushobozi nk'ubwo bafite ubu ngubu muri 90 wenda mba ndi umusitari mpuzamahanga international. Exactement. Kubera ko ugereranyije urareba kiriya gihe ugereranyije n'ubu hari media nyinshi cyane. Kiriya gihe mwari mufite radio imwe, kiriya gihe mwari mufite televiziyo imwe nayo ngira ngo yari ikivuka itaranatera n'imbere, mwari mufite ibikoresho bike mu gukora izo za video, ubu byabaye demokratize. Nibyo rero nagereranyaga mvuga ni ngewe ahubwo nageranyije ubusanga n'abahanzi b'ubu ngubu badafite talent cyangwa se bataragera no mu rwego mwari muriho mwebwe kiriya gihe, kubera ko ugeranyije n'ubushobozi bafite ndetse n'ubwo mwari mufite nkavuga nti ngira ngo ushobora kuba uvuga uti iyo mba narahanze nk'uko mwabivuga narahanze iki gihe mba narageze kure kurusha aho abo bageze bahanga bari b'abanyarwanda cyane cyane b'iki gihe. Buzinye ikintu navuga navuga nti buriya wa mugani ikintu n'igihe cyacyo. Ubundi umuntu akoresha ibyo afite hafi. Ariko ikindi twebwe abo ngubu icyo mbemerera nuko bo ni benshi kandi bose ni beza ni bazima. None ukuvuga kugira ngo uba urimo gupiganwa n'abantu benshi kandi beza ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari kimwe no mu gihe cyacu twebwe twari bakeya. Washobora gukora indirimbo imwe akazashyira amezi angahe nta wundi urabona, nta yindi nzima iraboneka kuri radio cyangwa twe byari bitworoyeho gatoya kurusha abo ngubu nyega. Ariko bitavuze ko abo ngubu badashoboye cyangwa batarabanga. Ngiye ntabwo ariko mbibona. Nemeza ko barashoboye, ahubwo ndetse urebye n'isi bevo ribamo nukumbuze ko bivuga mu Kinyarwanda. Aho bakorera ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye cyane. Hari competition ikomeye ku buryo bibasaba kugira ngo bakore kurusha uko bakora ubu ngubu. Absolument, baravunika cyane kurusha uko twebwe cyatuvunaga nuko nta bikoresho twabaga dufite. Wajya nko gukoresha concert ugasanga ibyuma watekereza aho ukodesha abandi babitwaye basugasiba kandi bakoze amapublicité n'amatike wenda abantu batangiye kugurisha bikabara rwaserera. Ariko atari ibyo ku ruhande rwa competition no twaraho nta warayikora ukaba wizeye ko hari abantu bazakumva cyane. Tugaruke rero ku ndirimbo yanyu nshyashya rero ndiho ntariho. Nubuhe butumwa mwashaka gutanga muri iyi ndirimbo? Iriya ndirimbo nashaka gusa nkaho ndema abantu agatima nkababwira ntukihebe ngo wumve nubwo ubuzima bwakunanira bukakumerera nabi ukumva utagishaka no kubaho, ariko iyo wihanganye icyo gihe ukakirenga hari igihe by'inyuma byongera bikamera neza ukongera ukabaho ubuzima bwawe bugakomeza ndetse hakazamo n'ibindi bintu byiza cyane kurusha ibyari byaguciye intege. N'izindi ndirimbo rero twateganya ko zizasohoka muri album muteganya gusohora zizaba ziri muri registre ya ndiho ntariho noneho? Zimwe muri zo, izindi zizaba zivugira gusa ibintu bisanzwe ubyo by'urukundo nk'uko navugaga. Hari nk'iyo ndimo gukora yitwa nicyo mbereho, ni nako album yanjye nzayita indirimbo y'urukundo rw'abantu bakuze bamaze kumenyerana ariko batindana kubera ko hari icyo bakundaniraho. Wenda bitavuze ko bahora bishimye buri munsi cyangwa bahora baseka buri munsi, ariko icyo bafite ubu ngubu gituma bagumana baragikunda kubera ko baracyatekerezanya, baracyizerana, baracyubahana, baracyazirikanana, baracyafatanya imitwaro yo kuri ino si n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Noneho nta matariki mwaduha noneho y'ibitaramo muteganya haba mu Rwanda haba hanze mufite? Ntabwo birajya ku murongo? Aho sindahagera kuko urabona
tangiye ejo bundi ntabwo nagiye ejo bundi ariko rero nibwo nongeye gushaka kongera kubibyutsa ubu rero nta kintu kirajya mu ntuza muri gahunda neza uretse izo ndirimbo ndimo gutegurira album yo mu mwaka utaha ubu urebye nicyo mpugiyeho ndimo ndazitegura no kuyisura ahubwo ndimo gutangazwa n'ukuntu ari nziza ntabwo nari nzi ko ari nziza. Abo mukorana kugeza ubu ni abanyarwanda ni aho ngaho muherereye muri Amerika byifashe gute organisation yanyu imeze ite? Uravuga ku ruhande rw'imiziki inanga ku ruhande rw'imiziki abo muriho murakorana ku muziki enregistrement n'ibindi byose? Bon ubundi ngewe ibyinshi mbikora nkaho mbikora njyenyine ndavuga nko guhimba amagambo n'amamelodi ibyo ndabyikorera noneho nyuma nkajya muri studio nkajya gushaka umuproducer cyangwa abandi ba musiciens tukazicuranga neza tugafatanya tukazicuranga neza. Ngira ngo wa producer noneho bakwifuza gukorana namwe bafite umuryango ukinguye ku buryo babasaba kugira ngo mukorane? ntabwo nyako bari bamenya neza cyane ariko kugira ko bazi ko kubo twaganiraga hari nabo hari abifuzaga kugira ngo bakorane namwe bitewe n'uburyo babakunda. Nge byaba ari amata byaba ari ubuki n'amata cyane byaba ari ubuki n'amata. Bo hano mfite nka 2 cyangwa 3 dukorana ariko mbonye undi unzanira akandi kantu cyangwa akandi ka expertise surumva ni byaba ari byiza byongera ku bindi byaba ari byiza kabisa. Twizere ko ariko bizagenda. Turiho rero turagana hafi ku musozo ko dufite iminota 30 tuganira namwe. Nagira ngo rero dusoza iki kiganiro cyacu tuganire ku buzima busanzwe, ku buzima cyane cyane bwo mu Rwanda, mu point de vue y'u Rwanda aho rugeze ubu ngubu. Mufite repère nyinshi cyane bitewe n'uburyo u Rwanda rwabayeho na evolution yarwo. Ni gute mubona u Rwanda aho rujya mu rwego rw'imyumvire, mu rwego rw'abanyarwanda ubwabo, mu rwego rw'iterambere? Ni gute mubona u Rwanda rw'iki gihe n'uburyo naho rugana cyane cyane ndavuga mu mibereho y'abanyarwanda n'imibanire yabo? Ni gute murubona? Nkuko nabivuga mu rwego rw'umuzika aho bageze kure cyane rwose, ahubwo wampa nanjye abantu nkagera. Ariko ndavugira cyane cyane ku bafana sinzi mu rwego rw'amakoncert uburyo mwari mumeze mufungutse, abafana bafungutse bafite engouement ndetse ukareba no mu myumvire yabo ugereranyije no ku rwego mpuzamahanga. Sinzi niba igihe cyanyu niba cyari gifungutse nkuko twavuga ko wenda ubu ngubu bifungutse ariko atari cyane. Niyo mpamvu nifuza kugira ngo mwe mufite repère y'igihe cyashize n'igihe cy'ubu kugira ngo mutubwire aho tugeze ubu, wenda niba hari aho tukigana cyane, niba hari intambwe nini tugifuza gutera. Aho bigeze neza simaze kuko simperukayo hashize nk'imyaka 20 ntakandagira. Ariko nko mu gihe cyacu wakoraga konseri hari ubwo abantu bazaga bakishima, ariko burya mu muco wacu ntabwo abanyarwanda tujya dupfa gusamara. Ugacuranga indirimbo nziza rwose bakaryoherwa, ariko wagira Imana bakaguha ishyirimwe. Ngira ngo icyo ntabwo kiranahinduka ubanza. Baguha ishyirimwe ukavuga uti buriya barishimye cyane, barishimye bimeze gute? Ubu hari wenda bashobora kuba bashyushye kurushaho. Nyina ndabibasaba rwose, ubu niba wigoye ukaba watanze n'amafaranga yawe ukajya muri iyo konseri, genda ugubwe neza, nushaka usare wenda ureke kwiyambika ubusa, ariko ugubwe neza, wirekure, ugubwe neza, uvuze akaruru, uvuze mbikobwa niba uzi kubivuga, ukaba amashyi yumvikana. Ubu nawe bimutera akanyabugabo avuga ati biriya ni byiza, nanjye ndakomereza hariya tu. Twizera ko ariko bizagenda mu gihe muzaba mwagarutse mu Rwanda. Byaba ari byiza cyane kuko turabakumbuye.
wabona n'icyo uramvugira ibintu u Rwanda nanjye ndarukumbuye nuko njya mbura icyo mbikora ariko ndarukumbura cyane ni karibu ibyo ari byo byose igira ngo hari benshi bazabakira kandi bazaza kubareba mu gihe muzaba mwazanye izo ndirimbo nshyashya muriho muradutegurira. Ibyo bintu byambirota kabisa. Ngira ngo ababitegura barabyumva ndetse n'abafatiye initiative yo kubatumira ngira ngo barabyumva. Bwana rero Fashaho Phocas, tukaba tubashimiye cyane kuba mwemeye invitation twagiranye twabasabye mukaba mwayemeye. Tukaba tubashimiye ibihe mwaduhaye kugira ngo tuganire ku buhanzi bwanyu ndetse n'indirimbo nshyashya kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Nanjye ndabashimiye kuba mwantekereje kandi nkabasaba ko muzajya munyibuka kenshi nimuzajya mubona kandi ntabwo tuzabyibagirwa. Turabashimiye cyane rero. Murakoze cyane namwe mwirirwe. Mwirirwe, bye.